Komfi. Oui. Katwinjire mu bwenge. Yes. U Rwanda rwiza n'uturere tungahe? 30. 35. Nangiki? 35. Dufite turere? 35. Ngo? 35. Udiki? Uturere. Kangufashe ndabara 3 1 2 3 action. Saumbe ni sayo ni sari nta sano nta somo sahano ni musonga nta misambi. Hari kera nkunda gusenga ntera ishimwe imbere ya byose nunze Imana mutwe wanjye ntera down nshira ubukombe byinira Imana bukabikunda. Hari kera nkunda abandi ntera ishema n'ibyanjye nshishikarira ibyiza ntera ishema ababyeshiti zanjye nzi wo murongo. Niko guhinduka nk'ikirere vision nyitizira inoti nyote noti nyitamara inyambura ugari nyambika ubwandu bwo kuzerera. Nagiye naza honje nagiye nsanga icyaha nasanze amahoro ntawe nasanze ikibi kirenze. Binkora Umeze neza? Meze bon. Nakiriye umuhungu mu kiganiro. Umukobwa. N'umukobwa. N'umukobwa. Baze kukumfatira bakugaragaze. Inkweto wambaye bayita ngwiki. Inkweto se. Sharere kamubwire. Tawe njya kugura inkweto ngo mbaze izina. Ahubwo ndeba inkweto nziza imbere akaba ari yo ngora. Ipantaro y'abaraperi yabaye Kevin. Igose. Young Grace. Young Grace. Wa muhanzi wa Mr. Irene wo mu cyaro bamwitana. Adibi. Adibi ni Kadibi. Ni Kadibi wo mu Rwanda. Nago mbizi. Njye mbona yambaye amajipo ariko maremare agera hasi kona. Ndagwitiyemo kwambara gutyo uyu munsi. Njye nabyihitiyemo. Mama. Aya. Ntabwo ari mama. Njye nabyihitiyemo. Mama zikuri hano. Aziko ndi mu kiganiro ko ntago azi aho ndi kugikorera. Yes. Nakira umwana w'imyaka 9 araza kutwibwira mu mwanya ariko reka tumaze dusuza bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengera bwaryo bari mu mujyi wa Kigali base bona banyawo Daddy Emami muturiza muri Uganda mwe natubaramutsa mu manyi mbagara nyonyonyonyo mbagarira dara buri kimwe cyo namu. Nakiri umukobwa mu kiganiro utajya witera makeup cyane. Witera makeup byagenze ryari? Iyo ngiye mu bukwe nabwo ndi bwambarire. Cyangwa se nkayitera bitewe n'icyo ngiye kwambara. So niyo nambaye agakanzu. Gukomeza bamanzi right. Oti? Ni harya arumbajije. Arumbajije ngo iki? Nakiri umwana w'imyaka 9. Myaka 9. Wongeye ndi 10. Ufite 19. Ndi kuyuzuza. Uri Fridaus. Fridaus mani ni mukuru. Afite imyaka 20 ubu ngari kuza 20. Afite 18. 18? Bamutenda afite ngahe? 17. Urabeshya sha. Umuntu ufite abana b'imyaka 2 afite imyaka. Ariko history ya Fridaus ngo tutarakumenya. Ikubayeho. Babigenza gute? So rero ra mukobwa nawe ni danje. Umuntu none se niba avuga ibintu bimaze imyaka 2. Simbizi nyene to. Njye mbona ameze nkaho ari umuntu wamushutse. Amara ameze nk'uwashutswe tu gusa ariko n'ubundi bangari yararimize. Ndi kumwe n'umuntu utazwi ngira ngo atwibwire. Simbizi sinzi niba ntazwi gusa hari bake banzi ariko nkuko banzi no mugenzi mu ngenzi kwa rugenzi ni kibasumba cyo kagatashya kwarukira mu bami banzi kuri kibasumba confiance n'ubundi niyo mazina yanjye. Yes. Mubuzi bicuritse. Ndabicuritse. Ni umusizi. Usiga bagasigara. Oya nje nagaruko mvuga ahubwo ndi umugenzi mu ngenzi kwa rugenzi ni kibasumba cyo kwa gatashya kwarukira mu bami. Ubwize ku gisekuru cya kangahe? Igisekuru? Sumbuzemo ibisekuru nka 2. 2. Yes. Natanye mva kuri umuhungu. Nibyo?
aya ntago ari byo uragakobwa ese yatumye nireba ntago ari byo ndi umukobwa turi kuganira na Confiance ikibasumba akaba ari umusizi akaba n'umwe mu bantu navuga ngo bagaragaye muri filime yitwa Romantic Time nibyo yego nagaragaye avuga nk'abahungu ntabwo mbizi yambara nk'abahungu ateye nk'abahungu ntabwo binkora uvuga nk'abakobwa twumva ndetse sindi kuvuga nk'abakobwa mani hari ukuntu abakobwa ngo ni ukubebezwa ni kwibebezwa urebe nk'abakobwa kandi ndi nyine ndi romantike mani nta mukobwa wakina ari romantike nta muhungu wakina ari romantike nk'umukobwa ngatwe romantike turebane dukundane guteze nk'uri gukina filime sinzi ko nabishobora ariko n'ubundi ndi romantike mu buzima busanzwe ushobora kumara igihe kingana iki udaseka cyangwa ubabaye ni gito cyane kuko ngewe iyo narakaye cyangwa se nijimye mu maso biba gake cyane ka turebe ukuntu useka oya katire ukuntu urira ukuntu ndira ntabwo nyandira byakugora ukuntu ubabara ntabwo mbabara gusa iyo mbabaye ndaceceka ngayifunge shyiramo rinete zawe wibara akaninja kuzuye akaninja mani ako kajambo ushyizemo yera akaninja kazi yes my boy wapi my bones yes mani njye ndi umukobwa ndo nk'abantu mwe muri okay wicaye nk'abahungu nk'abakobwa harya abakobwa bicara nta muhungu wicara gutya abakobwa abari muri Miss Rwanda kandi sindajya ariko nuko ufite inzozi yes inzozi ntabwo zabura ubona uburebure bwujuje n'ibiro n'ibiki n'ubwenge zo kuba muri Miss hada inzozi zo kujya muri Miss rero ese ubundi iracyabaho cyabayikuyeho ntabwo barayikura iracyariho isigaye iteye amakenga kubera ni happiness ari ngayitangira ubuntu aho witangira ubuntu ube nka Fidawusi wahitanga ukaba Miss data wo kwitanga nakora ikiyede ngewe nkagera wakora ikiyede nakandika izina mu buyede wanjye ari umwanya ngo n'ikirisazi nk'umashiyede ngatumika bigatinda yes mani nyine ndimba yizi ubundi ibyo nibyo ndayumva ndayizi ariko ni yande hari n'ikirisazi mu maso ikiyede ngatumika bigatinda cyuza gaceze baramutse ahubwo ni yande ako mani bari abantu barapa baba bafite message je suis Juno ayo rashe alright reka twinjire mu kiganiro ndi kumwe n'umusizi nubwo atambaye nk'abasizi ndi kumwe n'umukobwa mwiza bambwiye ngo aseka neza ndagukubita ariko aseka bigoranye ashobora kurakara cyane twari twarakaye ariko nk'abasirikare karakaye wakugire mu gisirikare ko ukiri mutoya gisirikare mwana gisirikare rero buri wese burya aba afite ibye icyo uzaba cyo murajyana ariko njye ntabwo ari ibyanjye Konfi watangiye gusiga ryari muhe mwaka ibyo gusiga byaje gute busizi nawe utangiye kera 2016 ariko mbitangira biro official 2020 mu gihe cya COVID-19 yes utangiye ubusizi ushize hanze imivugo itandukanye umaze gukora imivugo ingahe iri hanze ese gahunda yawe ufite muri mu busizi ni iyi yes maze gukora poem ebyiri ziri hanze iziri hanze ni ebyiri zose ni audio imwe ni lyrics indi ni audio gusa ariko ndateganya gusohora video muri iki cyumweru ntabwo iri kure cyane irasohoka vuba yes ni audio ni video ni video ni video yes uratunoshyiraho gatoya
kuki kwe naribi kugira ngo mbatera amatsiko n'inyota yo kujya kuyireba. Yes, hari ikintu cyabayeho kwa ntuze kwa ubushize ejo bundi twigeze kukona kwa Yago, navuga ngo niyo platform yamenye nari nkubonyeho ejo bundi yagarwaye, bumvaga umeze neza. Yes, we rero byanteye ubwoba, nari mfite ubwoba, narasengaga cyakoze nyine nahamagaye umuntu muzi tu ndamubwira ati mbonye ibintu banditse kuri YouTube ngo ntabwo nzongera gukora ikiganiro, ngo nako ngo Yago ntabwo azongera gukora ikiganiro vanga ararwaye. Numva binteye ubwoba cyane ko abantu b'abasitari bari kuducika, bari kugenda ari benshi, umwe ngo yagiye n'undi yagiye, numva ndabati kabisa Imana idufashe imwimane. Wumvise nagiye gupfa? Nabitekerejeho ariko nanone kubwo gusenga numvaga Imana itabidukora. Ntabwo yabidukora. Wigeze musengera? Narasenze cyane, narasenze. So Yago n'ubusanzwe n'umuntu nubaha, ndamwubaha cyane. Naramusengeye ndavuga ati Imana Yago nagaruka tukabona ibiganiro ninongera kumubona muri tugakorana n'ikindi kiganiro nzashima izina ryawe. So yaragarutse ni muzima. Hari ukubaha, hari ugukunda. Byanze bikunze wowe ubashye umuntu bunamukunda, ahubwo wenda iyo umbwira ngo hari gutinya umuntu hari no kumwubaha, aho niho bifite itandukaniro. Ariko gukunda umuntu burya umuntu umwubaha wamukunze. Naho umuntu udakunda ushobora kumutinya akagira ngo uramwubaha ariko burya ntabwo uba umwubaha. Kuri wowe Yago umufata gute? Yago kuri njye mufata nk'umuntu w'umunyempuhwe, agira impuhwe, agira imbabazi nyine tuyima n'imbabazi byose ni kimwe. Ikindi ni umuntu ushobora gutanga icyo afite kugira ngo undi yazi ko gifitiye undi akamaro, ashaka kwigomwa kubera undi muntu. Ikindi mbona ni umuntu uha igihe cye abantu cyane. Yes, n'abandi barabikora ariko nyine arakunda, agira urukundo nyine to akunda abandi. Konfi, umwe mu banyarwandakazi b'abasizi, tuzamukiraho n'inganzo yawe twumve none dukorere mu muhogo noneho tuzamuke kuri cya kinyarwanda cyawe. Yes, saho mbe ni sayo, ni sari nta sano, nta somo sahantu, ni imisonga nta misambi. Ndaje Yesu ndaje wese, ndaje wawe ntunge byose ntunze Yesu. Hari kera nkunda gusenga, ntirishimye mbere ya byose ntunze Imana mutwe wanjye nera downshira ibihombe byinira Imana bakabikunda. Hari kera nkunda abandi nera gushema n'ibyanjye nshishikarira ibyiza, nterishema ababyeyi inshuti zanjye nziho umurongo. Niko guhinduka nk'ikirere viziyo nyita inzira y'inoti inyota y'inoti nyita maraya, inyambura ubwari nyambika ubwandu bwo kuzerera. Shanagiye naza honjya nagiye nsanga icyaha, nasanze amahoro ntayo nasanze ikibi kirembye. Gusa ndaje Yesu nkire mu bawe. Ndaje Yesu niwe nshaka uma byose nkumva nuje no nuza nkumva nuje. No bikibanga ritavirwa nishaka kubana nawe naho mvuye. Masizi nzara, masizi ibyane nibisiga, nsizi ibisasu bisa umuhondo, bisa nibyo basisi yose. Reka ndekera kugira ngo bajye kwishakana nabo bayirebe. Ndashaka gufasha microphone. Live bano zirambike. Bikora ukoresha ibimenyetso none tugende mu mwuka. Numisha nini y'Imana. Kangufashe ndabara 3 1 2 3 action. Saho mbe ni sayo, ni sari nta sano, nta somo sahantu, ni imisonga nta misambi. Hari kera nkunda gusenga nterishimwe imbere ya byose ntunze Imana mutwe wanjye ntera downshira ibihombe byinira Imana bakabikunda. Hari kera nkunda abandi nterishema n'ibyanjye nshishikarira ibyiza, nterishema ababyeyi inshuti zanjye nziho umurongo. Niko guhinduka nk'ikirere viziyo nyita inzira y'inoti inyota y'inoti nyita maraya, inyambura ubwari nyambika ubwandu bwo kuzerera. Nagiye naza honjye, nagiye nsanga icyaha nasanze amahoro ntayo nasanze ikibi kirembye. Gusa ndaje Yesu nkire mu bawe. Ndaje Yesu ufite ikimaro cyaho mvuye. Aho nataye kunyurwa kwanjye, aho nashimisha ari cyane, aho ubujura bufite ijambo, aho ubaho waguhaye, aho nambarana na data biteye ubwoba. Ndaje Yesu niwe nshaka. Nombe masizi nzara, masizi ibyone n'ibisiga, nsizi ibisasu bisa umuhondo bisa n'ibyo basisi yose. Warekera hasi ubundi bakajya kwishaka bakayireba. Njyewe uranyemeje kuva 2016. Yes, utangiye official jo bundi ntago navango mazemo igihe kirekire kuko uje usanga benshi barimo barumaga, barimo nabandi basizi benshi cyane batandukanye. Ikinyarwanda cy'umwimerere nk'iki kimbitse ugikurahe?
iki kibazo si wowe wenyine ukimbajije. Abantu benshi baravuga ngo ndi mutoya ngo ibi bintu mbikura he. So burya namenye ko iyo ukunda ikintu wakora buri kimwe kugira ngo cya kintu byibuze kize hafi yawe cyangwa se kikuzeho. Nkunda ubusizi ntekereza ko ari nabyo mba ndimo cyangwa se ari nabyo mba nitayeho cyane, ndabukunda. Ikindi kandi ndi umunyarwanda, ngomba gukoresha ikinyarwanda, ngomba kukimenya cyane, kuvuga udasobwa udategwa utagize uti, kandi nkavuga ikinyarwanda nasobanura ikinyarwanda nabwira buri wese akamenya icyo mvuze. So ni ururimi rw'iwacu, nta rurimi rw'amahanga mba navanzemo. Rero ikinyarwanda ngenda, so bajya bavuga ngo ubwenge burarahurwa, ibyo ngenda mbona, ibyo ngenda numva. So ngenda numva n'amatsiko ari mu bintu bimfasha cyane kumenya ibyo ikinyarwanda cyangwa se ibyo mwumva mvuga. Niba mpuye nawe ukavuga ijambo nkumva iryo jambo ni ikinyarwanda ariko ntaryo nzi, kwa ko ndi umunyarwanda ndashaka kumenya icyo kinyarwanda uvuze icyo ari cyo, gisobanuye iki, kivuga iki, gituruka kuki. So ayo matsiko rero agenda amfasha kuzana cya kinyarwanda kiri kure abandi batazi, nkakimenya, noneho nanjye nkaza nkagikoresha mu byo bazumva, kikaza kubageraho nabo. Yes. Inteko y'ururimi n'umuco nyarwanda hari byinshi bitaho, ariko hari na byinshi dukwiye kwitaho kugira ngo bishyirwe mu ngiro, kugira ngo tudakomeza guta umuco kandi tuwureba bityo igicumbi cy'umuco kigatakara cyangwa se kikazimira. Ubona mwebwe nk'abasizi n'akahe gaciro mufite? Ese mubona mushyirwa imbere nk'uko football, music cyangwa uruganda rwanyu ruracyari inyuma hasi? Ntabwo navuga ngo ubusizi buri hejuru cyane cyangwa se burahanitse cyane, ntabwo ari cyane, ariko nanone nirwo rugendo turimo. Turi impamvu kibasumba aboneka n'undi akaboneka na rumaga kavara na dina hariya, ni ukugira ngo bwa busizi natwe tubugeze kuri rwa rwego rumwe na music n'ibindi biri ku isoko by'urubyiruko cyane cyane. Yes, turashaka ngo natwe ubusizi bugere aho bugera, nabwo bugira izina, bugira indi ntambwe, ariko nanone twe tuzabikora, nta bandi bazabikora. Watubwiye mu rugo uri bucura? Haya, abandi bucura rero kangahe? Gatandatu. Yes. Turacyari kumwe na Konfi, mbibutse ko ukeneye kurya neza, gana Lipe Restaurant mu mujyi rwagati hafi na ADPR Muhoza. Ukeneye kwambara neza, gana Teacher Shop, abone uyu mukobwa ukuntu yambaye neza, cyangwa kane Bosco Design, nabo bose bakora muri Goiko, barakwambika neza. Waba uri umukobwa, Teacher Shop arakwambika, waba uri umusore, Bosco Design arakwambika. Dusange kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, murahabona ahantu heza cyane, hafite ibitanda byiza, hafite jardin nziza, habera amakwe, hagane naho bakwakirane yombi. Dusange Susa Garden, udusange kuri Rugano Virunga Paris, werekeza muri Vunga. Ariko kandi mbibutse ko dufite ikinyobwa cyiza cyane bakita Buranga, wagisoma ukagubwa neza. Dufite agashya kuri Nyirangarama, nako genda gakozwe mu bisheke, noneho ni gashya, ni new version, nako wagasoma ukagubwa neza. Urasoma ku gashya k'ibisheke? Nigeze kukanywaho ahantu, ariko ni muri Expo. Ni he? Ashaka ko ari muri Expo. Gusa ni sawa cyane. Ndi kumwe n'umukobwa wanyoye amata, ndi kumwe n'umukobwa w'umunyarwandakazi utavangiye. Iyo mvuze utavangiye kuko avuga ururimi adasobwa kandi atavanze. Ni ibintu byiza cyane kugira abakobwa cyangwa se abari nk'aba ngaba. Umaze kujya ku bitangazamakuru 1 2 3, ukabona uvuye muri The Fathers, uvuye muri kwa Yago, ugeze kuri IRIS Rwanda, ugeze hehe? Iyo he n'umuntu akakubwira ngo arakoze, ubyumva kira gute? So iyo umuntu ambwiye ngo aranzi, ni ryo ryashema, kuko numva ko hari icyo anziho. Yes, iyo umuntu akubwiye ngo arakuzi, byanze bikunze hari icyo abakuziho. Ngiye kuri njye rero nishema cyane kandi ndabyishimira iyo numvise umuntu ambwiye ngo ndakuzi, nakubonye ku kiganiro iki, nakubonye kuri televiziyo Rwanda, mpita numva ko hari icyo anziho, kandi nkumva ko message natanze yamugezeho nawe, nkumva ko yatambutse, yageze ku bigomba kugeraho, nubwo abatari benshi, ariko
Ewana, pole pole njo mwendo kabisa. Pole pole njo mwendo. Urumwe mu bantu bagaragaye muri Romantic Time ni film ishingiye ku buzima ntari buze kuvaho cyane kuko ni film igiye kuzasohoka yerekanwa mu bigo by'amashuri ya secondaire na kaminuza n'ahandi hantu hahurira abandi bantu benshi hatandukanye. Kuri wowe iyi film ivuze iki kuri wowe ari nayo ya mbere ugiye kuzagaragaramo? So iyi filime ni nziza. Ikindi ikintu uvuze kuri nge igiye kwerekana ibindi bintu bindimo abantu batari bazi. So nanone igiye guhishurira abantu ko cyosumba cyangwa se confiance adashobora kuba yakora ubusizi gusa ahubwo no gukina filime yabishobora. Yego, mu Rwanda turacyafite umubare w'abakinnyi bakeya kuko navuga ko ntituragira abactrice cyangwa se abacteur tubona bageze ku rwego rukeneye cyangwa se twifuza. Dufite umukinnyi werekeje hanze y'igihugu mu kiro cy'urukundo ikinwa hano mu ntara yagiye muri training. Dufite n'abandi bantu bagiye bazamuka kandi ni urwego rwiza, ariko usanga babikora batabihereza umwanya ngo babyiteho nk'ikintu gishobora kubatunga kuko nta muntu dufite uragaragara muri Hollywood. Dufite umuntu umwe dufite umuntu umwe wagaragaye kuri Spotify na Netflix, n'abantu bakeya dufite. Ubitekereza ute kuba winjira muri sinema ukaba wabiha agaciro ukavuga uti mbikoze bya kinyamwuga from my life nzayifatanya n'ubusizi? Dufite abahanzi benshi bagiye bakina amafilm na Bruce Melody ni filime nyinshi yagaragayemo. Urumva uzabifatanya gute? So ubusizi ni kimwe na filime ni ikindi, kandi byose ni ibintu niba nkunze ubusizi nkaba nkunze na filime, byanze bikunze bizahabwa umwanya kugira ngo mbigereho, kandi mbikunda ngomba kubiha umwanya byose. Gusa nanone kimwe kigomba kugira umwanya wacyo kugira ngo kitabogamira ikindi. Yes, filime igomba guhabwa umwanya n'ubusizi bugahabwa umwanya, n'ibindi yewe ndiga ndi n'umunyeshuri n'ishuri rigahabwa umwanya. Yes, kandi ibyo byose iyo ubikunze ukabiha n'umwanya urabikora kandi ukabikora neza mu gihe cyabyo. Ubona mu rugo ntabwo bagufitiye impungenge ntabwo zijya zibura ku babyeyi, cyane ko ndi umwana w'umukobwa ukiri harya bavuga gutera uri gukura, ukiri ku mashyiga yo mu rugo cyane. Ndi mu rugo ntabwo wenda mba ngeto cyangwa mba ahandi ndibana, ahubwo ndi mu rugo ndacyahabwa uburere n'ababyeyi. Urumva impungenge ntabwo zibura, gusa nanone cya cyizere ugenda ubabikamo nicyo gituma ukomeza ibyo nabo bakagushyigikira bitewe n'icyizere ugenda uha ababyeyi. Umubyeyi burya biba biterwa n'uko akuzi. Reka tujye twereka ababyeyi ishusho nziza kugira ngo babashe kudushyigikira mu byo dukunda. Konfi, tugana ku musozo mu kiganiro cyacu, ndagira ngo umwe mu banyarwandakazi b'abasizi nava bari kwiga neza, bahagaze neza ku kinyarwanda, bari kuza batera ikirenge mu cy'abandi bababanjirije, nize mbarwa ugiye gushyira mu rugana rw'abasizi kugira ngo nibura urugana rwanyu narwo rugaragare ruzamuye? Imbaraga za mbere ni uko nshaka gutera intambwe yo kwifatanya n'abandi mu busizi tugashyira hamwe. So burya ngo umutwe umwe niba wigira inama yo gusara cyangwa se kwiyahura. Yes, nzegera bagenzi banjye ndetse bamaze kubigira umwuga, inzobere mu busizi niko nabivuga. Gusa nanone ibyo bintu mbirimo ndashaka gushaka ukuntu nakorana nabo, tugende tuzamurana dushyigikirana. So ndatekereza bizagera ahantu dushaka cyangwa se twifuza. Yego, mbibutse ko turi kumwe na Lawiko Land Water Integration Limited. Ni company igemura cyangwa se isuplying aho igeza ku bantu amazi ikabahereza n'ibijyanye n'ubuhinzi. Twaba turi kumwe na Ficus, nayo ni company ya entertainment ikorera mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo. Turi kumwe na Art Deje kuri kamera, umwe mu basore b'ibikara cyane dufite hano mu gihugu ariko udakunda abakobwa, nta santima agira abakobwa. Ikiganiro cy'umukobwa cyamubira agata kamera. Konfi wamubonye? Namubonye. Konfi, katwinjire mu bwenge. Yes. U Rwanda rwiza n'uturere tungahe? 35.
Nkanga iki? 35 Dufite uturere 35 ngo 35 uduki uturere tugize u Rwanda. Yes. ni tungahe? 35. Murugire ku gihekane nswa amagambo abiri Nswa. amajambo abiri cyangwa nswa ni igihekane kigize n'izihe? Nswa. Na sa na wa. Ingere ingere ebyiri. Ingere ebyiri. Sawa gutekereza. Okay, amajyaruguru Ni ikihe gihugu giherereye mu ntara y'amajyaruguru? mu ntara y'amajyaruguru. Igihugu si Kongora? Ni Kongo. Ni Uganda. Uganda. Ngiye kukwaza akabazo kamwe ka nyuma. Uragasubiza? Ntaribi. Umuyobozi w'intara y'amajyaruguru bamwita nde? Ubona ari nzi yavuyeho mani, nari nzi Gatabazi. Ubu ngubu ari ntabwo umuzi. Gatabazi undi ntawe nzi. Turi kumwe na Konfi, ni umusizi mwamubonye afite ubuhanga cyane mu kinyarwanda cyihariye, nge nagikunze. Ndagira ngo ntabwo nakore ko tudakoze ikiganiro. Topic ya kabiri tugiye kuganiraho uri hamwe na mugenzi wawe, cyangwa tuganira ivuga ngo imbuga nkoranyambaga, imikoreshereze yazo ku rubyiruko. Yes. Mubona bitanga umusaruro cyangwa nta musaruro? Zikoreshwa mu buryo bwo kwishimisha cyangwa bikoresha mu buryo bw'akazi? Urabinyemera tugikore nawe mwinjizemo? Okay, nta kibazo. Turabashimiye cyane abakurikiye ikiganiro cya mbere. Stay tuned muri ikiganiro cya kabiri cya Konfi agiye kugirana na n'undi mukobwa. Yes, mbere yuko nsoza reka mbwira abantu bakurikiranye ikiganiro bagiye ku mbuga nkoranyambaga nkoresha. Yes, namamaza. Warugiye kungendana. Imbuga nkoranyambaga zawe, Instagram, imbuga nkoranyambaga zanjye hari Facebook Kibasumba Confiance, Instagram Kibasumba Confiance, YouTube Kibasumba Confiance. Mukurikirana ibintu byanjye, ndahari ngo mbaye uburyohe gusa. Abakeneye akanimero kawe? Akanimero tuzabivugana ni boss. Ndaza kubakinga hasi. Ahubwo ndaza kwalinkinga na link ya channel yawe. Kunyandikira. Yes, ahubwo tukazabivugana. Channel yawe yitwa? Nibiraka abantu mufite akazi, ndahari ngo ibintu birori bigende neza cyane. Urimba mu bukwe? Nkora ndumusize rega ntago ndumuririmbi. Nkora mu bukwe, bride shower, anniversaire, graduation. Yes, byose ndahari. Konfi nsuriza uyu muntu ambaye ishati y'umweru akwegere, azana intebe akwegere. Uyu muntu nanyegere, nagire vuba. Nge niba muziranye munsurize mwe by'abakobwa. By'abakobwa? Ukuntu abakobwa basuzanya bakomboranye. Ubwo naka. Musuza ariko nabakobwa bamukomboranye. Nansuhuze niho nsanze. Nsuhuza hano. Ariko mwana. Ibegena nawe bagusuhuze. Uramuremeye. Amuha umukono kubera iki? Amuha umukono. Ngwaye promotion itishyure.